ikintu bimarira umugabo ni uko iteka ahora yoroshye, aba yoroshye, icyo bita kunyara, wakubita imboro ku misundi zikisesa cyane. Ashimishaga umugabo cyane, kandi n'umudamu nawe akaba yishimye kuko yumvaga umubiri we ukora neza. Iyo atanyaye rero ibyo bakitaga igihama, ugasanga nta ngufu afite z'ubushake bw'umugabo. Ni ukuvuga ngo umuntu utaraciye imyeyo biroroshye kurwara igihama. Nuko amazina yanjye nitwa Uwineza Delphine. Niki uzi ku bijyanye no guca imyeyo? Guca imyeyo ni igikorwa cyakorwaga cyangwa n'ubu gikorwa n'abadamu n'abakobwa. Abakobwa nyine bakiri bato, ubundi byaheraga ku myaka 10. Umuntu watangiraga guca imyeyo ni uguhera ku myaka 10 kugeza nibura kuri 35. Byakorwaga, ababyeyi babyigishaga abana, aho bidashoboka bamwe babikuraga kwa ba nyirasenge cyangwa se no mu rubohero. Ubundi guca imyeyo ni igikorwa cyakorwaga nk'uko nabivuze n'abantu bakiri batoya kugera kuri icyo kigero cy'iyo myaka 35, ariko bakabikora ari igice bari gufata nyine bakurura. Ibyo bakurura nyine twabaga ari dutoya, batwitaga imishino. Twamara gukura nyine ari tunini bakatwita imisumbi. Noneho muri icyo gihe uko babikoraga ari abo ngabo nyine. Muri icyo gihe nyine uko babikoraga ubundi ntabwo ari nyine babyitaga gukuna. Guca imyeyo ubwo ni ugukona, ni ugukuna. Gukuna babyita n'ubundi hamwe bavuga gukona, abandi bakabyita gukuna. None se umuntu waciye imyeyo n'utarayiciye, ikibazo cyaba gihari ni ikihe? Ubundi mu gihe cya kera iyo wabaga utaraciye imyeyo cyangwa gukuna, muri rusange uko byagendaga, byakuberaga ikibazo nk'iyo wabaga ushatse umugabo. Hari abo bavugaga ngo bakubita umwuko, cyangwa ngo ubwo umugabo yabivuga iwabo cyangwa mu miryango, abantu b'abakecuru ngo bafataga uwo muntu bakamusukamo ivu, barangiza bakamuvuma nyine, bigaragara ko bamuciye nyine ngo atazakenya umuryango. Bamuvumaga gute? Baramuvumaga bakamubwira ngo, baramuvumaga ngo agende nyine abe nka bene wabo cyangwa azabe muri bene wabo gutyo. Guca imyeyo bimariye iki uwayiciye cyangwa se uwo bashakanye? Uwayiciye nyine ni ishema cya mbere, kandi ikindi ni umwambaro. Kimwe ni umwambaro ku wayiciye, ikindi n'ishema nyine, kuko ntibizamusendesha. Icyo ni icya mbere. Ikindi rero ku mugabo, ubundi ngo abantu baciye imyeyo ngo biryoshya imibonano mpuzabitsina, bituma umugabo yishima. Biryoshya imibonano mpuzabitsina? Bituma umugabo yishima. Imyeyo bayica gute rero? Bifashisha iki baca imyeyo? Imyeyo nyine bayica bakurura twa tundi nahoze mvuga tw'imishino, bagakurura nyine. Ikintu bifashisha, bamwe bakoresha intobo bakayifata bakayotsa, bakayifashisha n'amavuta y'inka, abandi bakoresha ibyo bita gutwi kumwe.
abandi bakoresha gutwi kumwe. Bayica mu gihe kingana iki? Ni ikihe gipimo bagezaho? ubundi biterwa, hari abaca bakagezamo hagati nyine bitewe, ubundi abantu bakunda gukoresha urutoki rwa musumba zose. Musumba zose ariko ifite ingingo zitandukanye, bageza mu kagingo ka mbere, ni aka bageza kabiri, ni aka mu gatatu. ko hagati, Hagati ubwo ni aka kangahe? ni aka kabiri uturutse. Hanyuma ubwo umuntu washatse umugabo ataraciye imyeyo, uretse wenda kuba yasendwa, ubwo ni mu gihe cya kera, ubwo ntabwo yaryoshya imibonano mpuzabitsina. Ku mugabo ntabwo bishoboka, nawe ubwe usibye ko biba ari intuza, ariko niyo hari n'igisebo. Icya mbere ni igisebo, icya kabiri ntabwo byamukunde, ntabwo byakwishima. Ni iki wabwira abantu bananiwe guca imyeyo? Amahirwe aba agihari. Icya mbere amahirwe aracyahari, kuko nimba utarageza kuri icyo kigero cy'iyo myaka, birashoboka ko nyine urumva ko byakunda. Kandi nanone bakifashisha n'umuganga yabaha umuti bigashoboka. Njye ntabwo nabivuga ntarabikoze. Hariho abantu bavuga ko guca imyeyo ari ukwiyongerera imibiri Imana itigeze ibagenera, wababwira iki? Ibyo ngibyo ntaho bihuriye n'ukuri, kuko burya ibyo ngibyo bafata bagakurura biba bihari. Gusa nyine icyo bongeraho ni icyo cyo gukurura kugira ngo byiyongere. Kandi urumva ko nimba bigira impakite mu buzima bw'umuntu, nimba bifite akamaro, kuki umuntu atabikora? Kereka bibaye bidafite akamaro. Njye numva bibaye ibyo ngibyo n'ibintu abantu bose byose biga, ubwo byaba ari ubusa, kuko tuvuka nta kintu tuzanye. Ubwo n'ibyo twaba dukorera ku isi byose twaba turuhira ubusa. Utubwiye ko ari umwambaro, ni umwambaro mu buhe buryo? Abantu ba kera bamwe ntabwo ubundi bambaraga, ariko bambaraga imyambaro mito isanzwe, ku buryo iyo babaga yicaye wenda akaba yakicara, byamurindaga kuba yakwicara ngo ubone umwanya w'imyibarukiro wiwe, ubashe kuba wamubona. Kandi n'ubu ni ibintu uba ubona yuko umuntu waciye imyeyo afite, mbese ubona kuri we byaba bigaragara neza. No mu gihe cyo kwicara ntabwo yaba yumva ari ajenwe nuko wenda yaba ameze nabi. Kandi ni umwambaro no mu gihe umugabo bari mu mibonano mpuzabitsina, ntabwo wabona uko mbese ntabwo wapfa kuza ngo ubone ba bantu ibyo barimo kwa ako kanya. Hanyuma watubwiye ko byakorwaga n'abantu b'abakobwa bagiye mu rubohero, imbohe rumanza zitakibaho. Ngira ngo uyu muco ntiwaba waracitse ubu ngubu, kuko nta hantu abakobwa bagihurira cyane ku buryo bakora ibyo bintu. Ubundi amakuru atangwa ahantu henshi, ku mbuga nkoranyambaga biragaragara, mu mashuri abana babyigamo. Yego nubwo batabisobanura neza birambuye, ariko mu mashuri barabyiga. Hari abagifite ba nyirasenge bafite uwo muco, n'ababyeyi kwamura mu ngo bakabyigisha abana babo. Ariko hari n'abatabikora, kuko abantu bose ntabwo babyumva kimwe. Hari abafite imyemerere nyine yindi bababwira ko ibyo bintu ari ukunyuranya n'amahame y'Imana, ariko njye numva ko nta muntu nabishishikariza ngo nabyihorere, kuko bifite akamaro. Umuntu ugukurikiye kano kanya cyangwa se uzagukurikira atarigeze aca imyeyo, wowe uramugira ihe nama? Inama namugira ni uko agomba gushaka uburyo yabona inzira zo gutuma yayica, cyangwa se byanakwanga akitabaza abaganga. Kandi batubwiye ko kugeza ku myaka 35 umuntu yayica birakunda. Birakunda. Ongera utwibutse imiti bakoresha bayica.
imiti bakoresha ni gutwi kumwe ndetse n'intobo bakayifata bakayotsa bakavanga n'amavuta y'inka. ubwo si ibyo bintu ntibiryana? Iyo ukibitangira biraryana ariko iyo umaze kumenyera ntabwo biryana. Guca imyeyo byatwara igihe kingana iki? Byaterwa n'ubushake umuntu abifitemo. Ufite ubushake bwinshi byatwara igihe kingana iki? Ubundi bifata mu kwezi, mu mezi, mbese byaterwa n'ukuntu umuntu abona we muri we afite ubwo bushake. Ariko mu kwezi byaba umuntu ntabwo yaba akiri wa wundi. Mu kwezi nibura ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri. Uratubwira amazina yawe, hanyuma nk'umuntu w'umugabo unatubwire ku kintu waba uzi ku bijyanye no guca imyeyo. Njye nitwa Yaciye, ku cyo nzi kijyanye no guca imyeyo ni uko nzi ko ari igikorwa n'igitsina gore, kigakorwa n'abakobwa bageze mu myaka 10 kuzamura ukageza muri 35. Guca imyeyo rero ni igikorwa gikorwa ku gitsina nyine cy'abadamu, kikaba cyarakorwaga abantu barajyaga mu rubohero, nkaba numva icyo gikorwa rero cyakorerwaga. Nuvuga ngo uyu munsi wa none ntabwo icyo gikorwa kigikorwa, se nimba kigikorwa gikorerwa he? Muri iki gihe ubundi ngo ni umuco nyarwanda, ariko muri iki gihe ntabwo nkibona wenda abo bantu bajya guca imyeyo, ariko wenda kuko iki ni icyigisho kinyura ku maradiyo, kinyura mu byigisho byinshi, mpamya ko gishobora kuba gikorwa, ariko noneho kikaba gikorwa ku muntu ku giti cye, nyine ko mbyumva. Hanyuma nimba uri umugabo ntabwo mbizi, wabyifatamo gute uzanye umugore utaraciye imyeyo? Njye ndi umugabo, ariko ndamutse nzanye umugore utaraciye imyeyo namushishikariza gushaka uburyo imyeyo yayica, kuko niyo waba ugeze mu myaka 35 hari abantu babifitiye ubwo bushobozi bakaba bamufasha. None se ubundi guca imyeyo ubundi bimaze iki? Guca imyeyo ni ibintu byiza cyane nk'uko ari umuco nyarwanda, ariko guca imyeyo ubundi icyambere byambika umudamu, ni umwambaro w'umudamu. Ariko abadusobanurira mbere tubwiye ko ngo kera batambaraga byari umwambaro, none ubu ngubu imyenda yarateye abantu basigaye bambara. Ubwo ni umwambaro, ni ngombwa kuyica cyangwa hari ikindi bimaze guca imyeyo? Oya, ni ngombwa kuyica kuko bishimisha n'umugabo. Kandi ikindi cya kabiri, bimushimisha rero mu buhe buryo? Bishimisha umugabo mu buhe buryo? Mu buryo bimushimisha umugabo iyo bageze ku icyo gikorwa, bituma n'amavangingo yiyongera. Ibyo rero bigatuma umugabo yishima, bakishimana. Mbega ibintu biba uburyohe? Uburyohe pe. Wagira iyihe nama abantu b'abagabo bazanye abadamu batigeze baca imyeyo? Niyihe nama wabagira? Inama nabagira ni yuko babirukane cyangwa? Oya, ntabwo wakurikira umudamu uko ataciye imyeyo, ahubwo wamugira inama yuko yasanga ababishoboye kuko barahari, noneho bakamufasha, kandi nize ko iyo myeyo nabo bayigira. Uvuze ngo amavangingo hari uwazakurikira kino kiganiro adasobanukiye ibyo ari byo. Amavangingo ubwo ushatse kuvuga iki? Amavangingo nishatse kuvuga niko kurimo muri gukora imibonano mpuzabitsina hakaza ububire nyine bwinshi. Niyo bita amavangingo? Niyo mavangingo. Witwa nde? Iyo bavuze guca imyeyo baba bashatse kuvuga iki? Ngiye kuri icyo ngicyo icyo mbiziho, ubundi guca imyeyo bavugaga ko abakobwa bakiri bato guhera ku myaka 10 kuzamura bajyaga mu rubohero cyangwa guca imyeyo, cy'abana bagiye gusenya bagaca imyeyo. Ariko wenda andi makuru mfite nyine ni imiti bamwe bifashishaga, habagamo guti kumwe, hari n'ikindi giti bitaga nimba ari imisondo 3 ifite utuntu dushami dushongoje, nyine bagakoresha n'inobo bokeje n'amavuta y'inka. Ubwo nyine wenda bakabikubuza gute rero ko barabikoreshaga mu gihe babaga barimo guca imyeyo, barabyifashishaga. Ubwo ariko
ubu ngubu haje amahirwe nyine nk'abakuze batarabikoze, hari amahirwe noneho guhera muri iyo myaka mu barenze ya myaka y'ubutoya n'abamama bakuze bafite uburyo bafasha, basanga abaganga bakabafasha, bakabaha imiti n'ubundi bakayikoresha ya myeyo bakayigira. Gusa wenda njyewe uba usanga mu matorero menshi atuzengurutse abantu benshi batabyemera, ugasanga n'abana barajya mu rujijo, babaza ababyeyi ati ni imibiri abantu bishyiraho ntabwo byemewe. Kuki batabyemera kandi ari umuco w'Abanyarwanda? Ni umuco ariko mu matorero menshi ntabwo baba babyemera, bumva ko ari undi mubiri umuntu yishyizeho. Ubwo nyine ngira ngo amatorero menshi yifashisha Bibiliya, baba bashingira ku iki muri Bibiliya yuko badakwiye kubikora? Mu bigaragara nta kintu bashingiraho, gusa no kuba bavuga ngo ni indi mibiri bishyiraho. Gusa wenda iki kiganiro kiba ari cyiza kuko harimo nk'abana bahera mu rungabangabo, iyo bumvise ibiganiro nk'ibi ngibi barakanguka. Kandi ubu ngubu niyo umubyeyi atabyigisha umwana, abana ku ishuri barabyigisha, noneho no muri za interineti n'ahandi hose bigenda bicaho ku buryo umwana ashobora kubyiga n'umubyeyi atabimwigishije. Ariko urumva ko abantu b'abamama batabikoze nyine bafite amahirwe menshi. Dukurikije umuco, umuntu ugize ingorane zo gushaka umugabo ataraciye imyeyo bimugendekera gute cyangwa byamugendekeraga gute? Icyo nzi cyo ni uko umuntu utaraciye imyeyo ariko ashaka umugabo bakajya bashwana, kuko uba urumva hari icyo aba arimo arabura kandi yajya ahandi akabona. Ubwo rero abantu benshi harimo n'abantu basenya ingo kubera izo mpamvu. Ubwo rero nk'abantu b'abamama batabikoze, ubwo kugira ngo ingo zabo zubake neza bazaba basanga abaganga nyine babafashe nabo baciye imyeyo kugira ngo ingo zikomere. Ariko nimba twabyumvishe neza, kera mu guca imyeyo ni umuntu wabyikoreraga ku giti cye akoresheje intoki ze, sibyo ra? N'imiti twagiye twumva. Niyo mpamvu ubundi bagomba gusanga abaganga, kuki batabyikorera? Kuvuga ngo nk'ubu haje iterambere nk'i Kigali, ntabwo wajya kubwira umuntu uri i Kigali ngo najye gushaka bya byatsi bakoresha. Ariko nk'abaganga muba mufite imiti n'ubundi mu cyimbo yindi abantu bo mu cyaro biyahiriraga, mukaba muyifite noneho babasha kwifashisha. Niyo mahirwe yo kugira ngo abane na muganga. Muri iki gihe cya none abakobwa bakunda gutwara inda z'indaro. Ubona ari iyihe mpamvu bakunda gutwara izo nda zitateganijwe? Impamvu abana b'abakobwa batwara inda z'indaro, urabona haje ngo viziyo. Abahungu n'abakobwa kera ntabwo bahuraga kenshi. Mbese viziyo ni mbi? Viziyo ni nziza, ariko abana benshi iyo bagendeye muri viziyo birirwa bareba amateleviziyo, ibintu bikojeje isoni, barangiza bakajya babona n'abantu bakuru bakora imibonano mpuzabitsina wenda bo batarageza igihe, noneho bakajya bagira amatsiko yo kuba bakora ibyo bintu. Ubwo niyo mpamvu ubona abana benshi basigaye batwara inda z'indaro, kubera kera ntago abana bakuraga bazi uko, nimba umwana wenda akiri munsi y'imyaka 20 ntabwo abaga azi ngo imibonano mpuzabitsina bayikora gutya. Ariko ubu umwana aragera ku ishuri akabyiga, ari mu wa 4 mu wa 3, yarangiza yajya kuri televiziyo hose akagenda abibona, noneho yabibonye yagera amatsiko akavuga ati nanjye reka ndebe birabi, noneho abana bikabajya mu bwonko nyine. Ngira ngo wenda nuko bataha nijoro, kandi kera ntago saa 12 z'umugoroba zageraga umukobwa atarataha. Oya, ntabwo ariyo mpamvu. Njye mbona iyo ngiyo ariyo mpamvu ibitera, kuko umwana ashobora kugenda abunishe wenda byamutunguye cyangwa ari akazi runaka afite, ariko kubera bya bindi bitari mu bwonko bwe ntabwo azabikora ngo nuko yagenze nijoro. Kandi noneho buriya niyo umwana asenga akajya aba hafi y'Imana, noneho yirinda izo ngeso mbi akajya azigendera kure. Ariko umwana bitewe, ikintu nashishikariza ababyeyi, nk'ababyeyi bafite ibintu by'amateleviziyo n'ibiki, nubwo mu ishuri baba babyiga, ariko natwe ababyeyi hagiye tubigiramo uruhare. Ntabwo uzafata televiziyo ngo ujye ushyiramo za poromo barebe ibintu, umwana ari mutoya 13 15 agirirwa abona uko bakora imibonano mpuzabitsina, nawe ubwonko bwe busa nkaho bwangirika, ejo akashaka kujya muri cya gikurunga areba uko bigenda. Umwana kandi yabikoze ahita araruka. Ubwo nk'ababyeyi rero, mu gihe dufite ubushobozi bwo kubarinda, twaya tubibarinda, wenda bakazaba bagera muri icyo gika barakuze.
muzehe witwa ndi Sagaruka Sipiriyani ufite imyaka ingahe? 48 yageze kuvuga cyane 48 ku bijyanye n'umuco wo guca imyeyo hari ikintu waba ubiziho? hari icyo nabambiziho watubwira ikintu cyo guca imyeyo ku bakobwa ni ikintu cyari umuco karande wa kera abakobwa bagaca imyeyo bitewe ko ari ikintu cyizihizaga umugabo mu buryo barongoye waba usanze uwo mukobwa ataraciye imyeyo icyo gihe bafataga ikibindi bakagikubitamo uruho bagashyiramo n'ikibonobono bakohereza iwabo w'umukobwa icyo gihe inzoga yageraga iwabo nyina w'umukobwa nta wundi wayegeraga ni nyina w'umukobwa wihutiraga kureba iyo nzoga ko hari ikintu kirimo yasangaga ari nta kintu kirimo umugore akishima agakubita impundu mu rugo ubwo abantu bari aho bararaga batananyoye inzoga bategereje impundu zizavugira umwana wabo ubwo nyina yamara kuvuza impundu ubwo bakarangiza kumenya ko umukobwa we yakuna babyitaga gukuna gukuna rero byari ibintu bafataga imisundi yabo bakayikuruza amavuta n'intobo bakagera kuri uru rutoki bakareba ko bizareshya ubwo icyo gihe ubwo umukobwa rero iwabo bakumva ko umukobwa wabo ari muzima nta kibazo atagize ubwo nibwo bateruraga inzoga bagaha n'abaturage bakanywa umugabo nawe ubwo akaba arishimye ntagire ikibazo ku mugore. Umugabo w'uwo mugore waciye imyeyo ni iki bimumarira kuba umugore we yaraciye imyeyo? Ikintu bimarira umugabo ni uko iteka ahora yoroshye aba yoroshye icyo bita kunyara wakubita imboro ku misundi zikisesa cyane ashimishaga umugabo cyane kandi n'umudamu nawe akaba yishimye kuko yumvaga umubiri we ukora neza. Iyo atanyaye rero ibyo bakitaga igihama ugasanga nta ngufu afite z'ubushake bw'umugabo. Ni ukuvuga ngo ubwo umuntu utaraciye imyeyo biroroshye kurwara igihama. Abakobwa ba kera n'abakobwa b'ubu ngubu ubona itandukaniro ryabo ari irihe? Itandukaniro ry'abakobwa b'ubu ugenzuye simbajyamo ngo menye uko bateye abubu, ariko ndavuga ku bijyanye n'imyitwarire. Nta myitwarire y'abakobwa b'ubu bafite kuko ntabwo ibi banabizi abenshi. No kubyumva barabyumva ariko kubikora ntibabikora kuko akenshi n'utwo duti bakoresha ntaho batubona bamwe ndetse gushakisha cyangwa bagahura n'umuntu wabikoze kera ati ba mwana amwinjiriye ati nakurangira. Abakobwa benshi batwarira inda iwabo ubona biterwa n'iki? Byo gutwara inda iwabo ni ubushyuhe bwabo bakunze kwigirira. Ese abakera nta bushyuhe bagiraga? Barabugiraga ariko bari bafite atansiyo yo gutwara inda kuko yatwaraga inda umukobwa w'icyo gihe bakamwohera. Baramwoheraga. Nicyo batinyaga agahora agitinya. Rero kohera ninde wabikuyeho? Ubwo byakuweho ni igihe aho cyari kigeze. Ni igihe cyari kigeze. Uwo boheraga yarapfaga? Yaragendaga rwose mu rugo. Niyo mpamvu.